deje sinkunda n'abahungu ngewe ngwiki ngewe nkunda abakobwa oya se kandi have kubera iki ukunda abakobwa none niko bimeze ngewe nago nkunda ntabwo ukunda abahungu urukundo ruri deep ku bahungu never ukunda abakobwa ngewe nkunda abakobwa kubera iki rero ukunda abakobwa nibwo bimenye yego mara ikibazo kira ibaze umukobwa nkawe mwiza ukaba ufite umu boyfriend mwiza y'ibogare nkanje oya nako nk'abandi urumva ukunda abakobwa bagenzi bawe ariko nanjye mfite girlfriend yeah ubumva ibintu uri proud yabyo umva meze neza ndanabifiringa mama wawe sarabizi nongeye kugwikaze mukunzi w'imisozi igihumbi nkomeze muri kumena Ishoboy Delege cyangwa se Elvis Delege nko bitubazana ibiganiro be entertainment vibe tubazana abatumirwa bagiye batandukanye ibintu bigiye bitandukanye hakujya hakuno ikirenge ku muriro nta gukurako mbaje gusubiza wakoze subscribe utarayikoze reka tukunenge kugira ngo uyikore hama tujye tujyana 5 kuri 5 yikore hama ujye ubona notification uko ubishaka Ishoboy Delege reka nsubiza aba diaspora abarundi abanyarwanda abagande abazambia abanyamerika nose muri turabakunda cyane turazi ko mudukurikirana 5 kuri 5 ari kumena Ishoboy Delege hano turi ahantu witwa mu Gatenga ahantu hari akajarde keza ahantu ho kuruhukira ubaye bishaka wahagera n'ahantu mu Gatenga kwisonga ku munara wahabona hari umunara utumanuka ivuga toya hari n'amacumbu ushaka kurompe kuratabira nari bikagenda neza kuri kamera zacu uko bibona turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane so bwa mbere mu mubonye mwagiye mubona mu bibazo bigiye bitandukanye nubwo mutamubonye cyane ariko mwamubonye mu bibazo bya Mimi ndakeka I think sibyo yes nibyo ya reba muri kamera kugira ngo abantu bagende bakubona neza tugwaye ikaze kubwo imisozi igihumbi murakoze cyane makuru ni meza meze neza ibintu ni sawa fresh ngo fresh yako ni ibintu biri fresh meze neza Mimi se muraherukana hashizaga kanini tutavugana ako nta nubwo ari kanini cyane yeah okay twahorijwe muri bibazo niyo mpamvu nabahuje kugira ngo wenda mbashe kumenya ngo ese Mimi ntago ari kurenganya umuntu niyo mpamvu nase mbabona namwe muraza mukora nabonye nk'inshuti nubwo nabagwe gituma mutabizi ariko nyine nabashe kubageraho ndabaganiza ndavuga ati ndi Mimi mumubona gute okay Mimi ni inshuti yacu ariko uriya muhungu ngo ni Vava nje mbona amurenganya cyane nago Mimi afite inda oya nagafite inda mwabashije kumwakira gute kubeshya kwiwe ese mwe mwifata gute nk'inshuti ziwe okay twari turi kumwe kiriya gihe ariko nago ntawe ubushutura buzi nago ahita ufata umuntu wawe ngo umushyirishemo akakanya ko kanya cyane ko ari n'ibintu biba bije bitunguranye tutatekerezaga ngo uri buze okay waje udutunguye nje rero ikintu nahise nkora wenda Vava ntiyabashije kubimenya yuko inda atariye ariko nje naramuhamagara ndamubwira yuko nje nahuye na Mimi nkora n'abashuti biwe yego batana binteguje ariko mbasanze ahantu bari kunywa ndabaganiriza ntungurwa no kuba atarababwiye yuko bamuteye inda ahubwo yabeshyaga mwe inshuti ze mubasha kungata ibyo ntabyo twatuze okay nukuvuga ngo Mimi uko biri mu bigaragara Mimi akunda Vava yego aramukunda cyane ntekereza ko ari cyo kintu gishobora kuba cyaratumye ashaka gushyigikiraho Vava inda ariko mu byukuri Mimi nagatwite uzanye na test akakanya ukamuhamagara nagatwite abakobwa bagenzi bawe bakunda umuntu aho kugira ngo bayimubwire ahubwo akabinyuza mu zindi nzira zidafututse z'ubugoryi kugufata umuntu kamugereka inda se nibwo yahita gukunda okay biragoye nawe urabizi ubundi umukobwa kubwira umuhungu kamukunda ni ibintu bigoye cyane ubwo rero akoresha izindi strategy zo kugira ngo ako none urumva ko atari sawa nyine naga ari byiza nanjye ibyo Mimi yakoze nago mbishyigikira ariko nago yamuteye inda pe nago ari byiza sinzi n'impamvu yabikoze ni inshuti yacu ariko ubwo afite uburyo yatwibese nago Mimi atwite
urebye uburyo mimi yampamagaye ambwira rero nibyo byagutanga ari no kurira cyane njyewe Elvis mfasha nabonye uziranye na bava gukera gutyamba barira umumpuze nawe yanteye inda uje na gutyo yego ako natunguwe no kubona ese kuki abakobwa mukunda kurira kubera ko abantu bakunda kumva amarira y'abakobwa cyangwa se y'abamama niyo mugiye mu rukiko mu mama muri kuburana karira ikibazo kiba cyarangiye nyine nicyo kintu nagumije nkubwira biragoye kandi nawe urabizi emosiyo z'abagore ziba hafi abagore abakobwa ziba hafi cyane ubwo rero sinzi ukuntu biza gusa pe ni ikinyoma ntago vava yamutera inda pe ntago ibyo bintu vava yabikora pe simbizi enda kubikora ashobora kuba yabikora oya pe ntago bishoboka kubera iki sishingiye ngo ntago bishoboka vava ni imfura y'u Rwanda shakeretse babiteguye noneho mimi gutya ntago urukundo rwabo rwageze kure ku buryo yafata anyway nagiye kure hari abantu bakubonye kuri ya kamera yego baranyandikira ama comment nyine nagiye mbara ama comment bandika bati usi mukobwa kari gushigikira vava bura ntiyabamukunda nguwe kushigikira vava uri musa nkaho umengo ubegamiye kuri vava ntago waba mukunda kumukunda ndamukunda urukundo niki bashatse kuvuga nyine kuba umukunda nyine wenda biri deep oya ntago bishoboka vava ndamukunda mba mbona ari inshuti mba mbona ari umufriend wanjye usanzwe ariko ibyo kuvuga ngo kumukunda urukundo ruri deep wewe wararebye ubona vava ari kurengana uravuga ata kugira ngo vava arengane reka mvuge yuko uriya mimi adatwite barike kumurenganya yes ntago ibyo bintu by'urukundo ruri deep birimo deje sinkunda n'abahungu ngewe ngwiki ngewe nkunda abakobwa oya se kandi have kubera kizi ukunda abakobwa none niko bimeze ngewe ntago nkunda ntago ukunda abahungu urukundo ruri deep ku bahungu never ukunda abakobwa ngewe nkunda abakobwa kubera kirero ukunda abakobwa nibwo bimenye yego mara ikibazo kira ibaze umukobwa nkawe mwiza ukaba ufite umu boyfriend mwiza y'ibogare nkanje oya nako nk'abandi urumva ukunda abakobwa bagenzi bawe ariko nanjye mfite girlfriend ubumva ibintu uri proud yabyo umva meze neza ndanabifiringa mama wose arabizi ntago ari ngombwa ko abimenya kandi nawe niyo yabimenya nta kibazo wowe ufite uburenganzira bwawe ufite uburenganzira ese sindi mukuru ufite gukunda icyo ushaka gusa iyo wifashe kuri kamera abantu bose babireba ukavuga yuko ukunda umukobwa mugenzi wawe ubushingiye kuki ndi proud yabyo shanjare ry'abatsiko rero ngiye mba nifite reze ukunda umukobwa mugenzi wawe agufasha iki yakumarira biragusekeje biragutangaje ngiye nkunda umukobwa nago nkunda abahungu okay nukuntu uvuze ngo vava ngo umukunda urukundo muri make reka tukwita mu lesbienne nta kibazo oya nta nibyo yes sha ukageze ko yamara amajamari yaje Kigali ntago yaje gukira ngiye ndibaza ubateye akamaro bikugirira akamaro kugira nakaye girlfriend wanjye byaranshimisha birenze ku rwego rwo hejuru utabyumva uza akantu k'amasiko musengira zamba barangiye muhoze na girlfriend wawe mubaze ubundi uba wumva ibintu ari sawa cyangwa wamere njyewe ari proud yanjye kandi nanjye ni proud none se ikibazo cy'amatsiko girlfriend wawe ni iki cyagukorera cyadangiye gituma abahungu ugira utakundana nabo uragira ngo mvuge ku bintu by'abahungu cyane abahungu se binjire mu mbaseseremo mindani abahungu mupfiki abahungu never ntibishoboka nyine mupfiki abahungu barahemuka ewe ibyabo wibivuga yasinje ko ntari umuhemu we ntago uri umuhemu yego oya duhuriza aha birangire birangire kumbwira ngo nubwo no guhura jama ukamutera PC bikarangira mu rukikomereza yes ahubwo mba mbona nawe ari umugore none se kankubaza ufite umwana no nta mwana ufite nta mwana mfite ndetse ubu girlfriend wawe bumva muzabyarana nta nubwo ibyo bintu njya mbitekereza byo kubyara kubera iki utabyara birashoboka bishobora kuzaza muri mind yanjye ariko ubu ntibiraza ega ndacyari muto ntago ubibona none se hari abantu baba abarisbienne bivanye nuko babivukanye yego byabaje mu maraso nyine ko babirimo akavuga ati ubuzima bwanjye ngiye kuzabumara yego ndi umuresbienne
sinshaka kuzabyara ego ziberaho gutya mu buzima busanzwe Mm. na girlfriend wanjye ubwo nawe yafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiye kubana nawe ego tujye twirira feelings ziryoshye ibyo kubyara tubireke ego wowe urumva aho ngaho uhagaze hiye okay tutagiye kure ngewe hari ukuntu ubikurana iyo turi hano tugomba kubwizanya ukuri yego nge ntabwo nabikuranye okay mbo byagenze gutire kugira ngo bikuzemo ni ukuvuga ngo ngewe nari mfite boyfriend yego pe nkabona turakundana mu rwego rwo hejuru ariko ibintu yankoreraga nk'ibikirere amatsiko ntabwo bibaho uko ngiye ku mushuti wanjye nkamusangayo ibintu bisariye yego nkamusangayo ahantu hose ngiye nkamusangayo baryamye ngiye nkabyibonera kuki utafashe amahirwe yo gufata undi mu boyfriend ntabwo nari gufata risk ngo mfate undi muntu Yego. ntabwo bishoboka ahubwo naje Ahubwo kwibonera wowe undi hari muntu akantu ndi kumva uri nkunda gutsimba Mhm. ahubwo iyo uvuga ati njyewe boyfriend wanjye Mm, hari ibintu yankoreraga ntibinshimishe mm. bikaba byo byatumye mucika nkajya kwishakira undi mukobwa mugenzi wanjye unshimisha ntabwo namushatse ahubwo we yaranshatse Niwe yagushatse. aranyuze aranshimisha ahantu hose mbese Uwo isi mukobwa- ndimo muri uwo iki mukobwa gihe rero kugira ngo muhure Mm. mwahuriye he byagenze gute uwo mukobwa rero twarahuye bisanzwe turaganira oya n'umugabo wanjye rego ubu ngubu niko mbyita umukobwa se yabaye umugabo ryari wakunze ubwo imisozi ubu igihumbi ni ibintu umugabo isama wanjye kuko ni ubuzima bwa all my life Mm. Aranshimisha mwarahuye mu ahantu kabari murasangira aravuga ati meze gute ko umuntu uri keja nagukunje kampucuri Ewe. aguhabiza wumva ni neza Ni ufata sawa umwanzuro wo cyane. kuvuga ati umuntu yansomye n'umukobwa undi wakomezanya nawe nta nubwo twahuriye mu kabari Eh. twahuriye ahantu muri BD muri BD umva byabaye byiza icyo gihe na n'ubu iyo mbitekereje Mm. urukundo rwacu rusubira hejuru noneho none se njyewe rero ntugatume mvuga amahano kubera ko njye n'umuntu yiyubashe wenda abakunzi bw'imisozi igihumbi nimwumva muri kuvuga amahano ntimumfate uko ntari Mm. ubwo umbwije ukuri urafata ukajya guswana n'umukobwa muvukana mugenzi wawe ukumva ni sawa cyane kubera ko umva nkubwire ntago ari ibanga ngewe ndamukunda cyane kandi nawe arankunda ikintu kiri deep agukorera cyadanje gituma umukunda ni iki umukunzi wanjye ntanca inyuma umukunzi wanjye ari proud yanjye kuko ngewe nagendanaga n'uwo twari turi kumwe nashatse gushyira ahagaragara twahura n'abandi ba baby gutya nkabona ashatse kugenda another side kubera yuko ntago ari proud yanjye umukunzi wanjye ari proud yanjye aranshimisha mu bijyanye n'umubiri noneho kugira ngo ubyumve neza niba icyo bashaka harahiye ubujyanye n'umubiri se ukagushimisha mu biki cyane si umuhungu aragira gutya agire bigire tugire bigire ngewe umuhungu yarambabazaga bimwe bikabije cyane hahandi kunca inyuma noneho twagera kuri gahunda ni ugucira rimwe agahita itako yawe itako ryanjye kuribona byo uri kubibona nawe zigahita zimanuka agahita arangiza ubwo si ibyo wabyita ibiki utufata umwanzuro decision yo kuvuga ngo ugiye sinzanya gukunda abahungu ngewe umukunzi wanjye kuko ngewe nkunda umuntu ncukurira umuntu we umva bikomeye bakoze ubwizazi igihumbi bine bikirana abanyarwanda none se iyo bigeze muri sex uri mu kintu ba proud yacyo okay iyo bigeze muri sex we n'uwo mukobwa mugenzi wawe wishima bingana gute ku buryo konze ko nta bintu byagira ngo bigire tugire ubwo se nkubwire ngo ni 97 ijana akoresha iki rero do uvuga ibintu urubwe n'abantu bakabi ijana ku ijana aravivura cyane akoresha iki kugira ngo mve unezerewe wenda ibanga nirye kuko njye ndi proud ye mfite no kuzaguhuza nawe ngewe yego ibanga nirye gusa icyo nkubwiye cyo nge narishimye naranyuzwe nose imana ngiye rero gutuma vuga uti naranyuzwe uri gutuma nyine ngira amatsiko umukobwa ko nta dikagira numva ni ikina gukora kuri sex tukwinjiza mu gakino se niko bishaka bakonze umusozi yombe ushaka oya gutya na gutya njye ntago mbishaka kwinjiza mu gakino je no kugira ngo je no kora gusa naguhamagara ngo tugane ku bya mimi usibye ko nyitwaje turaganira nyuma ukajya umbwira ati njye rero ndiko kwaza tenese ko mba mbona ufite impuhwe vava nantu bajya byandika muri comment ufite impuhwe vava uramukunda oya tuvugisha ukuri wenda tuganire nawe uri umuntu uri mu bumuntu pe hari ikintu mbaye ndeba ahantu hose hari ikintu mbaye ni ukuvuga ngo kugira ngo ufate umwanzuro ukora ikintu nka kiriya
hari impamvu uba wagikoze. abantu se rero babona bino biganiro wenda twakoranye uvuga ko uri umukobwa usambanwa n'undi mukobwa mugenzi wawe, uri kubivuga nabi. ngabivuge neza. Umukunzi wanjye aranshimisha kuki uvuga ngo gusambana, ejo bundi tuzakora n'umurenge. Kuki uvuga mubane n'umugani n'umugabo cyane Nyarwandakazi ibintu birakwiye kubyumva. Nese uburyo wumva nyine uri mu Rwanda dufite umuco tugenderaho, nibutsa abanyarwanda kwibuka twiyubaka nubwo turi mu minsi ijana kwiyubaka, reka wenda bino bintu nubwo tuba turi kubivuga ariko bafite message nyinshi bitanga muri societe. Ubu yubona uri umunyarwandakazi, yego, kandi u Rwanda tuzi ko abari baho barangwa no kwiyubaha, bakagira indangagaciro, yego. Iyo uri umunyarwandakazi ubona abandi bakobwa b'abanyarwandakazi bafite indangagaciro biyubashe, wowe kavuga ati ngiyewe ninasambanwa n'umukobwa mugenzi wanjye abahungu ntumbaze yahuza, ubifata gute rero? Uba wumva gute muri society y'abakobwa bagenzi bawe? Okay, kuba ndi umunyarwanda ntibikubuza uburenganzira bwawe, ntago bimbuza uburenganzira bwanjye. Iki gihugu nicyo gihugu cyiza nabonye kitabangamira umuntu. Okay, ngewe nakoze ibinshimisha kuko ngiye ntago nzaza kugushimisha, ntago bishoboka. Ngiye ngomba gukora ibinshimisha bigashimisha n'umutima wanjye n'umubiri wawe. Mu gihe nashatse ibyishimo muri mugenzi wawe simbibone, bikushaka aho bishaka. Yes, umwana ukumva ko umukobwa mugenzi wawe ari gukora ibintu bikagushimisha, sigaho ubwo utazanteranya n'umuntu wanjye. Akoze kwibisaza igihe ntago byoroshye. Iyo wumva nyine iyo urebye umukobwa nguyu mwiza gutya akaba afite boyfriend w'ibogare nkanjye nako nkuriya, wowe ukundira umukobwa mugenzi wawe, wese abifata gute? Mbona ari proud cyane cyane ko ni nawe mugabo wanjye. Bavuga yuko nyine wenda muri society arankunda, aranetesha, ahantu hose arandyohereza. Umva udatuma mukumbura. Bavuga yuko buriya mu Rwanda, yego, reba muri kamera, mu Rwanda buri umubyeyi ahava akagera abyara umwana, yego, kugira ngo uwo mwana yabyaye azabyara undi mwana. Ko wumva ufite boyfriend w'umukobwa nako ni girlfriend, oya wimbihiriza. Ntabyo nzirega nose nigira girlfriend, muzabyara ko nta ntangagira azagutera ngo umarata mubyara. Ubu mama wone yumva ubayeho gutyo nta kuzukuru ntaki azakwakira gute? Nawe uzi ubwenge uravuga icyo kintu. Twebwe niba ari inkwano tuzazima, si cyo kintu cya mbere abakeneye. Mama wese ashaka inkwano. Nese ejo bundi tuzakora igikumwe bataraje ngo basabe bakwe. Twebwe inkwano tuzazima. Niba ari umwana ntago wakambajije ikintu nk'icyo ngicyo. Iterambere ryaraje, umwana kumubona biroroshye. Ubwo se umwana akazita se wiwe akaba ari umukobwa avuga ati papa. Twebwe dufite isente, tuzabikora n'umwana tuzamubona, tuzamurera. Si ngombwa yewe sinakwinjira mu buzima. Uri kuvuga uri kurengera bagenzi bawe byo ntibyakunda, byararangiye. Gusa nyine kagiye ntaguciriyemo, reka wenda ikiganiro tukigarukizanga ako kintu ngiye nkwisabiye. Yego, uzambabanzanire mu girlfriend wawe. Yego, komana yanjye gutari proud y'umukobwa mugenzi we. Vuba nzamukuzanira. Nta gitsina agira, ngiye kugira mvuga ibintu mugiye uko biri. Nta gitsina agira ngo azagusukira bigende neza. Urafata umukobwa mugenzi wawe kamubwira ati ngo ni girlfriend wawe, byese ni ibiki? Ndumva ahubwo ushaka nko kumuntwara. Sheri wanjye ndamukunda, ndamwubaha, ibindi bintu byose ubireke. Ari ibintu njya mbona nubwo rimwe na rimwe ajya akora ibiganiro azi gute ugiye kuganira ku bintu byubaka igihugu. Gusa ibintu byubaka igihugu tuvugishije kuri. Umva ngiye Sheri wanjye ndamukunda, rekera aho ngaho. Niba ari umwana uzareka azashira umwaka tutabereka akabebe kacu. Dufite uko tuzabigenza. Ngaho gira icyo usezanya akunze gusaza igihumbi. Murakoze. Icya mbere cyo ndabakunda. Okay, nukuvuga ngo ansabye kuzamuhuza na girlfriend wanjye. Uri proud yabyo kuyibabwira? Ndi proud yabyo. Mfite kuzagaruka hano nzanye na girlfriend wanjye pe, turakundana, namwe muzabyibonera. Nuko nguko bimeze. Koze ngo umusazi igihumbi kigana tukigarukiriza hanga, nge ndashaka kuzazana mu girlfriend wiwe, ndamubaza tubundi utarinjiji ko wumva ko ntanjiji ndinjiji mwanjajwa mwe, urumva se kwanga ututse ako murinje. Oya nta kibazo. Gusa nta mukobwa we yagakundanye n'umukobwa mugenzi we, reka ngewe turakundana, mwebwe nta kintu mushoboye. Nta kintu mushoboye. Noneho warampaye ubona nta kintu nshoboye. Oya pe, iminota ibiri ugacira. Kandi nakubwiye ngo nkunda umuntu, ncukurira umuntu.
nta kintu uri kumva kubyumva ndamukunda pe ikiganiro kacu kigarukiriza aha we kora subscribe kuguha imisozi igihumbi ukoresha na comment kugira ngo tujye tujyana 5 kuri 5 mwari kumwe na Shobodere cyangwa se Elvis Delege munzi ahantu henshi hagiye hatandukanye turakunda cyane ahantu hose mugiye muri hatandukanye ni ciao ciao kiganiro nakagaruka ni Tina na M Delege